Inshuti mudukurikiye twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Pasteur Aimable Nsabayesu usanzwe ubagezaho ikiganiro n'inyigisho n'amahugurwa byateguriwe abaririmbyi n'abacuranzi ba muzika nyobokamana, muzika ya gikristo benshi bakunze kwita mu ndimi z'amahanga gospel music. Uyu munsi nejejwe no kubagezaho bimwe by'ingenzi twavanye mu kiganiro cy'umwe mu barimu bigisha ibya music business cyangwa se ibyo nakwita ubushabitsi muri muzika mu ishuri rya muzika ryo ku Nyundo, ari naryo shuri rukumbi tugira hano mu gihugu cy'u Rwanda ryigisha ibyerekeye muzika. Niryo shuri ryonyine rya leta ribyigisha. Nuko rero uretse ko ubu muri uyu mwaka rigiye gutangira ryigisha n'ibindi bigendana n'ubugeni n'ubundi buhanzi, ibyo bita creative art. Ubwo rero rizanahindura izina ryitwe Rwanda School of Creative Arts and Music. Hanyuma uwo mwarimu twaramwifashishije kugira ngo adufashe kumenya neza cyangwa se no kumva neza iby'ingenzi bigendana na music business, ni ukuvuga ubushabitsi muri muzika. Iyo iryo somo uryize neza, yenda ndabivuga gutya kuko namwe muba mugomba kwikorera ubwanyu ubushakashatsi cyangwa se n'izindi nyigo cyangwa se no gucukumbura no gusoma, haba kuri interineti haba hehe. Ushyize muri Google ijambo ngo music business, ku bumva icyongereza bahita bakuzanira amasomo atandukanye agendana n'ubushabitsi n'ukuntu wabyaza umusaruro cyangwa se ukiteza imbere ukoresheje impano yawe ya muzika mu buryo butandukanye, kwaba gucuranga kwaba kuririmba bikaguteza imbere. Ariko ku bakurikiye icyo kiganiro ndetse n'abagiye kugikurikira bundi bushya, yewe ndavanamo iby'ingenzi noneho birebana na gospel music, birebana na muzika nyobokamana. Ni gute iyo muzika nayo yaduteza imbere, ni gute yadufasha. Hari iby'ingenzi rero buri muhanzi wese cyangwa se buri korari yose yakagombye gukora kugira ngo muzika, nimvuga muzika wumve indirimbo, wumve ibihangano ibyo ari byo byose birebana na muzika, kugira ngo biguteze imbere, kugira ngo iyo korari biyiteze imbere. Hanyuma nibyo tugiye kuganira noneho, namwe murajya mukuramo amasomo y'ingenzi, kuko mu gihe tuzakora isuzuma bumenyi cyangwa se test y'amasomo yose tumaze kwiga, ibi nabyo bizazamo kugira ngo ukore muzika mu buryo bw'umwuga. Kugira ngo wumve neza muzika mu buryo bw'umwuga, nuko nibi ari ingenzi ugomba kuba ubizi. Munyemerere rero twongere dushime Imana kandi tuyiragize, n'iki kiganiro n'izi gahunda ziri imbere zose tuyizishyire mu maboko y'Imana. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu nongeye kugushimira ko waturinze ukaba utugejeje kuri ino saha y'iki kiganiro, aho abakunzi badukurikiye haba kuri iyi radiyo cyangwa se mu buryo bwa YouTube cyangwa se n'ubundi buryo bwa gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ndagushimiye haba muri iki gihe n'igihe kizaza, udufashe kuko twebwe isi tuyirimo ariko ntabwo turi ab'isi, ariko utwigisha ubwenge bwo kumenya gukora no kuyibamo, no kugira ngo ibyo dukora byose bibe ibyo kuguhesha icyubahiro kandi natwe bitunezeze, bishobore kuduteza imbere. Ndasenze kugira ngo dufashe iki kiganiro gishobore kugira icyo gisigira abacyumva, ndetse bavanemo amasomo y'ingenzi ashobora kubafasha kugira ngo bazagere ku iterambere ryuzuye. Iyo turirimba kenshi tuba dutekereza iby'umwuka, ariko ntabwo washimye kuturema nk'abamarayika ngo tube dukozwe mu buryo bw'umwuka gusa, ahubwo Mwami waduhaye umwuka ndetse uduha n'umubiri ndetse uduha n'ubugingo. Ndasenze rero kugira ngo ibyo byose birindwe kandi ibyo byose bikure kandi ibyo byose bitere imbere kandi ibyo byose biguhesha ikuzo n'icyubahiro. Dufashe rero, niyo mpamvu dukeneye ubwenge kandi dukeneye ububasha n'ubushobozi, ndetse n'impano zacu zikaka. Nuko rero zaba zisizwe n'umwuka wera zikadufasha muri ubu buzima no muri ubu bugingo. Amahoro yawe nakomeze kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo niko mbisabye nizeye, amen. Nkuko rero nari maze kubivuga, tugiye kurebera hamwe iby'ingenzi buri muhanzi wese
yakagombye gukora kugira ngo muzika ye, nimvuga muzika ushobora kuba uri umuhanzi uririmba indirimbo zawe, cyangwa se uri umuhanzi ucurangira abandi cyangwa wicurangira mu buryo n'ubundi, kugira ngo biguteze imbere. Noneho rero ibyo by'ingenzi nanone ni nabyo korali yakagombye kumenya, kuko korali iba igizwe n'abahanzi benshi. Burya hari igihe dukoresha ijambo kubera wa wundi aba gospel artist, bari solo artist barimba bonyine, cyangwa se hari abaherekeje bakeya tumva ngo nibo bahanzi, ariko burya natwe turirimba, burya hari icyo duhanga, natwe turi abahanzi. Niba uririmba soprano, undi akarimba alto, undi tenor, ubwo nawe uri umuhanzi, undi bass, ubwo nawe uri umuhanzi. Abo bahanzi bahuriye hamwe nibo bakora korali. Nuko rero iyo korali rero, korali yacu aho iri, hari abantu bankurikiye bari mu bihugu bitandukanye duturanye cyangwa n'ibyakure, hari abankurikiye bari mu ntara batari mu mujyi wa Kigali gusa. Menya ngo iyo korali nayo ikeneye gutera imbere mu buzima busanzwe no mu murimo w'Imana. By'umwihariko umuririmbyi mwiza cyangwa se umucuranzi mwiza ufite indirimbo zubaka imitima n'abantu, cyangwa se korali yateye imbere mu mwuka no mu iterambere risanzwe, abantu barayikunda kandi bakayubaha. Uwo muririmbyi nawe abantu baramukunda kandi bakamwubaha ndetse bakamushyira imbere. Nuko noneho rero usanga hari ikintu Imana yashyize muri muzika, ku buryo umuntu uyikora neza ndetse bimutera n'igikundiro. Niyo mpamvu ubona hari bamwe nk'abisi cyane, nk'abisi abakora muzika ya hano hanze mu buryo bwa secular, bavuga ngo aba ni aba superstar. Ngo nuko burya rero natwe yego ntabwo twigaragaza cyane, ariko burya hari ukuntu burya natwe abantu utambuka bakavuga ngo dore runaka, ndetse bakaba baragukunze, ndetse bakagufana, ndetse bakagukurikira ibintu nk'ibyo, ndetse bagahora baguhozaho ijisho bakurikirana ibikorwa byawe. Ibyo ni ibintu bigufasha, kuko mu bihugu byateye imbere, njya mbabwira ngo iyi muzika dukora ntabwo ari twe twayihimbiye, ibihugu byatuzaniye ubutumwa, niho yabanjirije. N'iyi njyana ya gospel aho yatangiriye, hari abayitangije barahari, barazwi mu mateka ya muzika, bafite uko babikora bikabateza imbere, bikabashyigikira mu murimo w'Imana, badasabirije, batandavuye, badateje abantu ibibazo. Ahubwo icyo Imana yashyize muri twe ni ukugira ngo kitwubakire ubugingo, kidufashe, ariko kinaduteza imbere no mu buryo busanzwe, kuko tuba dukeneye iterambere ryuzuye. Iterambere ryuzuye niryo bita holistic development. Nuko rero natwe tuvuga ubutumwa mu buryo bwuzuye, ni ukuvuga ngo mu buryo bwa integral mission dufite yo kubwiriza ubutumwa bwiza ni mission integral. Ni ukuvuga ngo mission yuzuye, ikora ku mwuka, ikora ku bugingo, ikora no ku mubiri, iterambere ryuzuye. Nuko na Yesu iyo yabwirizaga ubutumwa ntabwo yakizaga abantu gusa ngo babwire iby'ubwami bw'Imana bihane, ahubwo yakizaga n'indwara, ndetse n'abashonje akabagaburira, ndetse n'abasaga nabi akabambika, nuko n'abari bapfuye akabazura. Ni ukuvuga ngo yakoraga iterambere, aho ageze ibintu bigahinduka. Aho ubutumwa bwiza bwageze rero ibintu birahinduka. Mu itorero ndimo ritangira nta bantu bari barize bari barimo, ariko mperutse kumva hari uri kunkorera statistique ngo iryo torero ririmo abantu bafite za lisansi barenze 6,000, harimo bafite za PhD nabo benshi mu buryo n'ubundi. Urumva ko itorero ryatangiye abantu batazi gusoma no kwandika, ariko babwirije ubutumwa bwiza, bigenda bigera ku iterambere mu buryo n'ubundi. Tugenda rero dukenera gutera imbere. Ariko rero ibyo byose kugira ngo ubigereho bisaba amikoro mu buryo bw'ubutunzi, amafaranga, ndetse bisaba n'ubuhanga n'impano yaka, cyane cyane impano yawe ikaka mu buryo bw'ubuhimbyi ndetse no mu buryo bw'ubucuranzi, ku buryo impano iba yaka ukumva harimo ubuhanga, ukumva harimo ikindi kintu kidasanzwe. Nibwo iryo terambere ryuzuye ushobora kurigeraho. Amikoro bisaba gushoramo amafaranga, ukajya gukora indirimbo, ugakora muri studio nziza ikora ibintu byiza, nuko kandi ugakoresha ibicurangisho byiza, nuko mukagura za uniforme, mukiteza imbere, mugakora ivugabutumwa mu buryo n'ubundi. Biriya byose burya bisaba amafaranga, nubwo wowe waba utayatanga, ariko hari abandi bayatanga, ndetse bihenda cyane kugira ngo bishobore kugerwaho. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho, burya benshi bibasaba guhora bisakasaka cyangwa se bikora mu mifuka kugira ngo bishyure cyangwa se bafashe ababyitangira kugira ngo bigerweho.
nuko niba ari ukwishyura abacuranzi, ubu none hambere ya korona nasangaga hari amakorali cyane nko mu mujyi wa Kigali adafite ubushobozi, ukabona bafite abacuranzi bishyura bamwe, ndetse hari naho nageraga ngasanga babuze uko babigenza, si n'abakristo bari kwishyura. Nuko noneho rero ukabona hari n'ingorane bafite kandi bikabatwara amafaranga menshi, bamwe nkabagira inama ntayo mafaranga yose muri gutanga uwo muntu araza agacuranga akigendera. Bamwe ntibanakijijwe, ntibazi n'iby'Imana, hari abo bitaga ngo ni abahashyi. Murambabarira ntabwo aricyo ngamije kuvugaho, ariko mu by'ukuri nawe ufite umutimanama ujya gucurangira korali, ntukajya utekereza ngo reka nkore gusa kugira ngo noneho ejo bazankenere, ahubwo jya ugira icyo wabasigira kuko ni no murimo w'Imana. Nawe rero kandi ujya kugirana kontara n'uwo muntu, byibuze se mubwira uti ngwino urabucuranga, ariko ufite n'abantu uri kwigisha kugira ngo ejo mu gihe azaba adahari, noneho abantu mubana muri korali bahoraho, byibuze ubwo bumenyi bazabusigarane. Ibyo nabishyigikira rwose. N'abandi muzana abatoza, mujye mubishyiramo ka close, muvuge muti muze mudutoze ariko muri kutwigishiriza n'abacu, nibwo biba biri sustainable, nibwo biba bizaramba. Naho ubundi umuntu uzana uyu munsi kugira ngo gufashe kujya muri studio akagukorera indirimbo, akagufasha kwaranganja amajwi no gucuranga, mukajya muri studio, mwava muri studio kubicuranga bikazabananira yarigendeye, kubiririmba bikazabananira yarigendeye, murumva ntacyo muba muri gukora. Ubwo rero ni byiza kugira ngo dushake igisubizo kirambye. Igisubizo kirambye rero ni ukwiga. Niyo mpamvu nahisemo n'uyu muyoboro wo kwigisha abantu, mvuga ngo icyampa abantu bakiga, bakajya kuri YouTube bakiga. Niba abarimu batabonetse, abantu batari guhura, bicare bige, nuko noneho barebe amavideo bige, bakore amaseminari, bashaka abarimu babigishe, ubitangeho ubutunzi. Uwiga ntahomba, aba ari kwinvestisa, aba ari ishoramari rikomeye. Noneho rero urumva bisaba abantu bahora bashaka ubwo butunzi n'ayo mafaranga kugira ngo bigerweho, ndetse n'iyo bageze ku iterambere ryo kugura nk'ibikoresho bihenze, nabwo bisaba kubibungabunga no kubyitaho, kandi ibi byose bigombera ubushobozi bw'amafaranga. Uko ugura ibyuma bihenze niko uzasaba maintenance cyangwa se maintenance yabyo, kubibungabunga. Nibwo haraho najyaga ngera kera ngasanga harimo korali zifite abantu bajya i Dubai cyangwa bajya mu Bushinwa bagura ibikoresho, ariko noneho ukabona mu gihe gitoya birahiye cyangwa se mu gihe gitoya birangiritse, kuko abantu batazi kubibungabunga. Nuko rero ni byiza kugira ngo bwa butunzi mushora mu bikoresho, ariko mumenye no kubibungabunga. Ndetse ukabona harimo nk'abacuranga keyboard, ugasanga imfunguzo cyangwa se za keys zarajobotse, barazihondaguye mu buryo n'ubundi ntizikirimo kubera ko batazikoresha neza. Ucuranga ntabwo ducuranga keyboard nk'abahonda inyundo, ahubwo hari tekinike nizikwiriye umucuranzi agomba gucurangisha kugira ngo ibintu byose bibungabungwe. Ndetse n'uzaza nyuma y'imyaka 20, 30, 40 ingahe, hari korali naririmbagamo yo muri ADPR, ari nayo yabanje kuririmba, yatangiye bwa mbere kuririmba bwa mbere mu Rwanda muri ADPR muri 65, ariko bafite gitari imaze imyaka igiye kugera hafi kuri 40. Iyo gitari irahari, nuko noneho rero iri hagati ya 30, imyaka hagati 30 na 40. Ubwo urumva iyo gitari iracyariho, igitari ifite double manche. Nuko noneho rero ababa barakurikiye amateka y'iri torero rya ADPR baba babizi, bayizi niyo gitari. Nuko ariko barayibungabunze, naho twabaga turi twarayibungabungaga. Iyo twabaga twakoze ingendo, hari igihe twakoraga ingendo turi mu kamineti, ariko habaga hari abantu bayitangiye kugenda bayikikira, ntibayihagarare hejuru, bakayifata neza, imvura yagwa bakayitwikira mu buryo n'ubundi. Iyo ufite igikoresho gihenze rero n'ibindi byose, kuko burya kiba cyererejwe gukora umurimo w'Iteka, biba bisaba kugira ngo nacyo kibungabunge kandi ugitware neza, kugira ngo n'abandi bazagukurikira kizashobore kukugirira umumaro. Nuko rero kubw'ibyo byose bisaba kubungabunga ibyo bikoresho, kubikorera maintenance, kandi iyo maintenance burya nayo ni amafaranga. Akenshi kandi aba bantu bakunzwe cyangwa bafite iterambere ni nabo bakunda gutumirwa hirya no hino inshuro nyinshi mu mwaka, ugasanga bari mu ngendo hirya no hino. Hari rero uburyo izo ndirimbo z'umuntu cyangwa izo ndirimbo za korali cyangwa izo ncurango ze cyangwa ibikorwa bye muri muzika burya bishobora kumuteza imbere ndetse bikamushyigikira muri uyu muhamagaro, kandi bikamubeshaho neza, bitiriwe bitagombye ko bitiswe ko ari ukugurisha impano ye nk'uko bamwe babyita, ahubwo bikagufasha bikagushyigikira mu murimo w'Imana. Aha rero niho hari ipfundo ry'ikiganiro cyacu. Ni gute
birashoboka, ndagira ngo uhamirize ngo birashoboka yuko indirimbo zawe wowe muhanzi, niba uririmba ku giti cyawe cyangwa se uririmbana n'abandi bakeya, cyangwa se uri umusolo singa, usolo gospel singa, ndetse cyangwa se ukaba ari korari, hari ukuntu indirimbo zawe, hari ukuntu incurango zawe se niba uri umucuranzi, ubucuranzi bwawe, hari ukuntu muzika yawe ukora, ndetse n'ibindi bikorwa ibikorwa byawe bishobora kugushyigikira mu muhamagaro wawe, ndetse ugasanga niba hari n'utundi tubizinesi ufite, niba ari ikintu ucuruza, hanyuma bikaba byatuma ndetse n'abantu bakugurira, bikakugirira umumaro kuko uba wakoze marketing kandi abantu bagukunze, abantu bagushyigikiye, ukababwira bakakugurira, kugira ngo niba ari na korari, niba ari ahantu ufite ibikorwa, niba se hari n'ikindi hari n'ukuntu ushobora kuvuga uti muri korari nubwo wowe utari umuririmbyi, ariko ugashyiraho akantu uti iyo uje kugura kino gikoresho hari pourcentage ijya gushyigikira umurimo w'Imana, nubwo yaba ari 0.5, 0.00 kangahe, nubwo yaba ari faranga rimwe ku mafaranga ibihumbi 100, burya nta kibazo, 0 na 1 ntabwo bingana, bigira umumaro. Imana rero idufashe. Hari uburyo bwinshi abantu bashobora kubyaza umusaruro ibikorwa bishyigikira ivugabutumwa, none rero mwazajya gukora ingendo, ejo namwe mukaziteza imbere, ukazasanga mwaguze amamodoka yanyu mugendamo, ukazasanga mwaguze studio yanyu ya korari, ukazasanga mwaguze ibikoresho byanyu mutajya gukodesha, ugasanga ahubwo namwe abantu bari kuza kubakodesha, ugasanga mufite n'ibindi bikorwa by'iterambere aho mu cyaro, mufite imirima mukodesha muhinga, mufite ibindi bintu murishyurira abana za minerivare, korari yanyu muragisohora indirimbo uko muyihimbye bikabagirira umumaro kandi mukayitangaho amafaranga, ndetse namwe mukiteza imbere mukagurizanya, ukeneye gucuruza mukamuguriza, ugasanga ibyo byose nuko. Ibyo byose rero birashoboka, hari ukuntu uyu murimo dushobora ibikorwa byacu, indirimbo zacu, incurango zacu, cyangwa n'izindi activities zirebana nazo dushobora kuzibyaza umusaruro bitiswe ko ari ukugurisha impano. Imana idufashe cyane. Hari rero imirimo myinshi yakwishyura umuntu cyangwa se yagufasha muri uyu murimo w'uburirimbyi na muzika muri rusange. Tuvuge muri korari, wowe nkawe wakurikiye amasomo ukaba uri umunyeshuri, hari imirimo y'ingenzi ngira ngo tuganire irebana na muzika, activities related to music. Nuvuga ngo activities cyangwa se activity cyangwa se imirimo cyangwa se ibindi bintu bigendana birebana na muzika, ariko cyangwa se muri ubumenyi turi kwiga bishobora kugufasha, wabikurikirana bikazajya bikubyarira uburyo bwo kubaho, bikajya bikubyarira ikakubera isoko y'iterambere kandi rirambye. Icyambere, ibi bintu nk'ibi byose maze iminsi mbigisha, burya nawe ushobora kubyiga, noneho rero ukaba umwarimu wa muzika. No kuvuga ngo hari umwuga wa mbere nkunda, kwigisha muzika. Ushobora kwigisha muzika, ubu ndashaka kuvuga ushobora kwiga muzika ariko ugamije uzayigisha abandi. Erega burya uhereye no kuri video nashyize kuri YouTube y'ibyigisho byacu, y'iri shuri ryacu rya online, no kuvuga ngo kuri ya YouTube, niba harabunyumvise bwa mbere, hari YouTube channel yitwa Pastor Aimable Nsabayesu and Family, niyo nakoresheje kugira ngo izabe archives cyangwa se archive ibika amasomo, ko burya hari ubwo dukoresha YouTube kugira ngo dukore publication, dutangaze cyangwa se dushyire hanze ibyo dukora n'ibyo twigisha, ariko hari n'ukuntu dukoresha YouTube kugira ngo itubikire ibyacu, noneho kugira ngo niba ari nk'ibiganiro, niba ari nk'amavideo, niba ari ibikorwa, niba ari indirimbo, niba n'ibindi, ishobore kubibika, noneho rero bizabeho imyaka n'imyaka. Hanyuma rero ubwo urumva uhereye kuri video ya mbere nashyize kuri YouTube, kuko hari igihe kizagera dukora ibizamini, dukora isuzuma bumenyi, noneho kubiyemeje kuba abanyeshuri, bakurikira ibi biganiro, bakurikira n'amasomo mbaha, ndetse no ku rubuga rwa WhatsApp na Telegram, kuri telefone ya 0788524650, 0788524650. Wifuje kuba umunyeshuri ko azakurikirana iki kiganiro, noneho inzira zazaboneka
muzika, uburyo bushoboka ko abantu bashobora guhura, tukaba dushobora kuzahura tugakora isuzuma bumenyi, tukareba uwo muntu ashobora kutwandikira tukamushyira kuri iyo WhatsApp group. Noneho rero ari naho dukunda kohereza ibyigisho bitandukanye n'amakuru arebana n'ishuri. Ntabwo ari nka za WhatsApp zisanzwe abantu birirwa baganiraho ibyo biboneye, ahubwo tuyifungura mu gihe cyo kubaza ibibazo no mu gihe cy'ikiganiro. Nk'ubu mu gihe cy'ikiganiro irafunguye, ariko turaza kuza kongera tuyifunge, noneho ijya yongera gufungurwa ku cyumweru nyuma ya saa 8 kugera saa 10 ku bafite ibibazo n'ibindi byifuzo ndetse n'izindi nyunganizi. Niyo mwanya wo rubuga rufunguye kugira ngo babitange. Nuko rero hanyuma rero icyo gihe rero ushobora kuvuga ngo ngiye kwiga muzika kugira ngo nanjye nzayigishe. Erega ubu ngubu nanjye nagira ngo mbabwire ngo izi gahunda zo kwigisha abandi n'umuhamagara Imana yanshyizemo, ariko mu buryo busanzwe jyewe ndi umupastori yego, ariko ukuntu mbaho ndetse n'ibitunga umuryango wanjye n'ibimfasha mbikomora mu akazi kanjye. I'm a music educator. I'm a pastor but I'm also a music educator. Ndi umupastori ariko ndi n'umwigisha, ndi n'umwarimu wa muzika. Nuko rero noneho hariya bariya dukorana Rwanda Polytechnic, Rwanda School of Creative Arts and Music, cyangwa se ariyo aho zari Nyundo Music School, cyangwa se n'ahandi hirya no hino aho twigisha, haba muri za kaminuza aho bagira amasomo yo kwiga ibya muzika cyangwa se nibirebana n'ubuhanzi n'ubugeni. Nuko rero n'ahandi cyangwa se abashaka amasomo y'umwihariko, ibyo bita private lessons in music, uretse kuba ntakibifitiye umwanya kubera za activity nyinshi. Noneho rero ubu ushobora kuvuga ngo nanjye ngiye kwigisha muzika. Ushobora kwigisha muzika, ubu ngira ibyo nigisha n'amasomo nigisha. N'ubu hano online ndimo ndabigisha ku buntu, ariko ntabwo mbigisha ku busa. Ndabigisha ku buntu, nicyo nshatse kuvuga, kubera ko nta kiguzi utanga, ariko ntabwo ari ku busa, kuko hari undi uba watanze ikiguzi, kuko no kugera kuri radio haba hari icyo byasabye kugira ngo umuntu ashobore kuhagera. Ubwo rero ntukabifate for granted ngo bifate nko kubipfusha ubusa cyangwa kubijugunya gutya gusa, ahubwo burya hari ibintu tuba tuzabazwa rwose imbere y'Imana. Niba warifuje kuba umunyamuziki mu rusengero ukaba udashaka kwiyungura ubwenge, none se ubwo urumva bizagenda bite? Cyangwa se niba warifuje ko watera imbere ariko ukaba udashaka kwiga, nuko byagenda bite? Nakunze kujya mbwira abantu ngo Imana niguha isezerano ko izaguha imodoka, nushaka uyitangira kujya kuyiga no gukorera perimi, jya gukorera perimi. Imana niguha isezerano ko izaguteza imbere ikaguha akazi keza, nuko niba wari ufite lisansi jya gushaka masters, niba wari ufite masters jya gushaka PhD, niba utari warize jya kwiga ujye mu ishuri. Nuko rero niko bigenda. Noneho niko bigenda nawe rero. Niba Imana ivuga ko izaguhikira mu muhamagaro ko uzayikorera, ihugure, iga ibirebana n'ibyo uzayikorera. Imana idufashe cyane. Hano rero kubigendana na muzika, ushobora kwiga muzika kugira ngo uzayigishe. Ushobora kwigisha kuririmba, ushobora kwigisha gucuranga abantu batandukanye cyangwa muri korali, ushobora kwigisha gucuranga ibicurangisho bitandukanye, gitari, piano, saxophone, drums, ingoma, imyirongi, inanga, ibindi bicurangisho byose bitandukanye, za cello, byose biriya bicurangisho byose bitandukanye ushobora kwiga kubicuranga, kwiga kubyigisha. Noneho rero ushobora kwemera kwigisha mu mashuri atandukanye, haba muri primaire. Nk'ubu ndi umwe mu bakoze integanyanyigisho y'amashuri y'incuke ndetse n'aya primaire ndetse n'atatu abanza ya secondaire mu nteganyanyigisho za muzika. Noneho rero muri tronc commun, noneho rero ushobora kwiga kujya kubyigisha. Kandi mu minsi iri imbere leta izatangira gukoresha ikizamini cya leta muri P6 muri primary, mwaka wa 6 wa primaire bazatangira no kubaza ikibazwa cya muzika. Noneho ushobora kwiga ibi bintu bya bindi twazi tuvuga ngo bya bindi byo ukajya kubyigisha mu mashuri yigenga, ukajya babuza abarimu, ukajya kubyigisha muri primaire bahabuza utanga iryo somo. Ushobora no gupatana amasaha ukabyigisha neza, ugategura neza, none ugakora indi mirimo yawe, ubundi bikakubyarira isoko y'iterambere, bikajya biguteza imbere, hakagira ikintu kinjira mu rugo rwawe cyangwa mu buzima bwawe. Isomo rya kabiri ukura muri muzika, ushobora kwiga gusana ibikoresho no kubibungabunga. No kuvuga ngo ukiga gukora repairing and maintenance. Hariya muri kazi ni kazi kuba tuyi Kigali, hari abantu bagiye bicara iruhande rw'abandi bakazavamo barabaye abareparateur cyangwa abantu bazi gusana ibikoresho byangiritse, kubimaintening, aho kubisudira, kubibungabunga, kubikora maintenance, ibyapfuye gusimbuza utwuma turimo imbere. Ibintu nk'ibyo harimo abatangiye ari batoya bagenda bicara iruhande rw'ababirepara, ariko ubu ngubu babaye abahanga cyane ndetse babona akazi gakomeye ko kugenda barepara ama synthesizer, ama piano, amagitari,
nuko nk'ubu dukeneye abantu bazi kurepara gitari neza. Hari umusaza umwe wavuye muri Congo, niwe abantu bose bashyira gitari, ariko nkuvuga ngo twari dukeneye abajene babyiga. Dukeneye abantu bazi gusimbuza ingoma, bazi impu z'ingoma, bazi kuziregra. Dukeneye abantu bazi gukora ibyuma bitandukanye, nuko niba ari ibyapfuye, niba ari ama haut-parleur, nuko niba ari ama micro yapfuye, niba ari ikindi bakabikora maintenance, bakabisimbuza bakabikora neza, gusudira imigozi, gushyiraho za jack n'ibindi. Ibyo nabyo ushobora kubikora kandi bikakubera isoko y'iterambere. Ikindi ushobora kwiga gukora sonorisation cyangwa se sound techniques. Ibyo byonyine bikagutunga. Ni ukuvuga ngo gukoresha, kumenya gukoresha ibyuma bitubura amajwi. Nagira mbabwire ko iki ari ikibazo dufite mu Rwanda, kuko turacyafite carence, turacyafite rwose icyuho gikomeye cyane ku bantu bazi gukora sonorisation neza mu buryo bw'umwuga, abantu ba sound technicians mu buryo bw'umwuga, ku buryo ubyumva ukagira ngo ni radio bagushyiriyemo, kugira uburyo wumva ukagira ngo ni ibintu bivuye muri studio, nyamara ari umuntu uri kubikora. Mu gihe kiri imbere, ndetse nashima Imana ko byatangiye gukora, harabatangiye kujya bakora live recording. Live recording ni uvuga ngo ukora kazi karimba bagahita bayifata live, cyangwa umuririmbyi akarimba bagahita mufata live. Ibyo bintu rero burya bisaba umuntu uzi gupima amajwi neza no kuyashyira mu nuko. Noneho hari indi somo, ushobora kwiga gukora indirimbo muri studio, kuba music producer. Noneho rero nabwo kuba gukora indirimbo muri studio nabwo bigira utuntu twinshi. Ushobora kuba uzi gukora setting no gukora home studio installation, gukora installation z'ama studio zo mu ngo, noneho ku buryo ushobora kubyikorera. Ushobora kwiga gukora recording, gufata gusa. Ubundi ahandi nko mu bihugu byateye imbere ntago muri studio umuntu akora ibintu byose. Hano iwacu usanga umuntu mu producer ari ucuranga indirimbo, ari gukora recording, afata, ari na gukora mixing, ari na gukora editing, ari na gukora mastering, ari na gukora mixing. Ibyo ntabwo ari byo, ahubwo nyine turabikora hano iwacu. Ariko ahandi abandi bateye imbere ku buryo ba mastering, bafata akantu kamwe akaba ariko bakurikirana cyane, ugasanga nabahanga. Noneho ku buryo indirimbo imwe usanga yarakozweho n'abantu barenze n'10. Noneho rero ikindi, ucuranga piano si ucuranga gitari, ucuranga gitari si ucuranga ingoma. Twebwe usanga tubishyiramo byose, ariko ushobora kwiyemeza. Nk'ubu hari umwana nigishije ku Nyundo, ariko nshima Imana ko mu bantu bose ari naho mperutse kugenda mu modoka turi kumwe, numva bari kugenda bamuvuga, azi gucuranga gitari acoustique neza, ukumva harimo umwuka mwiza. Indirimbo nyinshi z'abantu b'abahanzi benshi hano mu Rwanda yagiye azicurangamo, n'ubu aracyazicurangamo, harimo tushe yiwe ukamwumva. Nuko rero uwo muntu agendana gitari, arayifite, aracyari mutoya, ariko iyo gitari iramutunze, imubeshejeho, wakazakora. Ntuzamubona kuri stage ari gucuranga n'abahanzi, ntuzamubona ari kuririmba ibintu byinshi, nubwo nabyo abishoboye, ariko umwuga abantu bamushimira cyane ni ukujya gucuranga indirimbo z'abantu muri studio, akongeramo incurango yiwe. Ushobora rero kwiga gukora indirimbo muri studio, ukaba umuproducer, bikazagutunga, ukazabishoramo imari, ukazaka credit kuri banki, cyangwa se n'umuntu wakuguriza cyangwa wagutera inkunga. Burya ikintu cya mbere hano ndi kuguha no kuguha icyo bita business idea, kuguha igitekerezo wakoramo business cyaguteza imbere, kandi muri uno murimo utandavuye, utavuze ngo nukugurisha impano zawe, ahubwo ari ibintu bishobora kukugirira umumaro. Nuko rero kandi bikaguteza imbere. Abantu benshi baba producer bateye imbere mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda n'ahandi. Nuko hashobora no kuba umuproducer, uri n'umuririmbyi, uri n'iki, uri n'umukompoza, uri n'umu worship leader. Nuko hari ababikora, ndashaka kuvuga amazina kandi twumva indirimbo zabo tukumva ari byiza. Ikindi, ushobora kwiga gukora amashusho y'indirimbo. Noneho baba baririmbyi na baba bahanzi cyangwa za korari, wowe gusukajya ufokasinga kubakorera indirimbo, amashusho y'indirimbo. Ushobora kwiga gukora gutegura ibitaramo ni irindi somo byonyine, kuba event organizer. Noneho gutegura ibitaramo. Hano usanga abaperezida ba korari cyangwa aba komite ya korari bari kuririmba muri repetition, bari no gutegura ibitaramo bazakora. Noneho ugasanga bageze ku munsi wo kurimba banananiwe mu maso, bihita bigaragara. Burya nuko hari ikintu baba babuze. Biba bisaba kugira ngo habonekemo abantu biyemeje rwose kuba abo bita ba event organizer. Noneho aba event organizers, noneho rero akari babandi bategura za event. Niba bavuga ngo turi gutegura igitaramo cyo kuri Noheli, bakaba baratangiye kugitegura, kizabera hehe, hazakenerwa iki, bizagenda bite, nibihe bikoresho, bakagikorera plan. Nkuko habaho utunama two gutegura ubukwe, kwiga abantu kwiga uko ubukwe buzaba. Burya nabwo ntago ari ibintu bategura mu cyumweru kimwe, biba bisaba kugira ngo babitegure igihe kirekire kandi bari kumwe n'abafitiye ubushobozi.
ikindi ushobora kwiga rero ibyo bintu byo kwiga gutegura ibitaramo. Aha mbabwire ko nk'uko twabivuze ubushize, hari ibitaramo byinshi tujyamo kubera ko umwuga wacu no mu myuga tugira harimo ko turi abanyamuziki b'umwuga. None rero ukajya mu bitaramo ukabona ukuntu abantu batanze amafaranga kuri stade zikomeye cyangwa se muri za sale zikomeye cyangwa muri hoteli zikomeye, bashyizemo amafaranga, ariko ukabona umusaruro bari kugeraho ntabwo bageze ku musaruro uri proportionnel cyangwa se ugendana n'amafaranga bashoye muri ibyo bitaramo. Ukabona ni nko kwishimisha, ni nko kumena amafaranga gusa kuko bayafite, ariko burya ntabwo tugomba kugira umurengwe no gupfusha ubusa, ahubwo tugomba kumenya ngo ya mafaranga twatanze reka koko tugire umusaruro tuzakuramo, umusaruro mu buryo bw'umwuka ndetse no mu musaruro mu buryo bw'ubutunzi ndetse no mu musaruro mu buryo bwo kwiteza imbere no guteza abandi imbere mu ubwo buryo n'ubundi. Gutegura ibirori rero burya birigwa nabyo, bisaba abahanga kugira ngo urebe izo nyungu zose, n'iki nzashora, n'iki nzashyiramo, n'iki nzunguka, n'iki nzavanamo mu ubwo buryo n'ubundi. Ntabwo twebwe muri gospel dutegura ibitaramo turi money oriented, dushaka ngo mu mutwe ari amafaranga ari byo biturimo, ahubwo twe muri gospel dutegura ibitaramo ariko turi soul winners. Ni ukuvuga ngo tugamije, dufite la passion des âmes, dufite nicyo cyiza mbere, tuvuga ngo tushore ubutunzi ariko twunguke iki, twunguke imitima y'abantu, twunguke ubugingo bw'abantu, twunguke abenshi baza kuri Yesu. Ariko nabwo babandi bazaza kuri Yesu bizasaba ko barihira minerivare, bizasaba ko bafasha, bizasaba ko bambika, bizasaba ko niba usanga hari umwana wambaye ubusa umugurira akajipo, bizasanga niba ari umunywa umogi umushyira hano, noneho arajya yiga kunywa agasukari n'utundi tuntu, noneho umwondore, nibwo uzaba ukoze ivugabutumwa neza. Hanyuma rero kuri ibyo rero niyo mpamvu ntabwo ubugingo nibwo buza mbere, tubushyira imbere nka priorite, imitima y'abandi kaza mbere, ariko nabwo ntabwo tugomba kwirengagiza ko hari amafaranga tuba twashoyemo, ndetse tugize aho mugisha tukazabona n'andi mafaranga azadufasha gutegura n'ibindi bitaramo kandi natwe bikaduteza imbere. Ubwo rero tuba dukoze umurimo neza mu buryo bwuzuye. Ahangaha intego y'iki kiganiro ni ukubakangura kugira ngo tugire ibitekerezo byagutse ndetse n'imigambi yagutse ndetse n'imyumvire yagutse idufasha gukora irivugabutumwa n'umurimo w'umuhamagaro muri gospel, ariko mwiyobokamana, ariko byagutse ndetse mu iterambere ryuzuye. Gutegura ibitaramo rero naryo ni isomo ryigwa. Ikindi ushobora kwiga kuba umuntu uhagarara inyungu z'umuhanzi, ni ukuvuga ngo kuba umu artist manager, ukaba umu manager. Erega n'abahanzi bo muri gospel bakeneye abahagararira inyungu zabo, bakareba neza yuko nta muntu uri gukoporora indirimbo, nta muntu uri gucuruza ibihangano byabo abikoporora byiyitirira cyangwa se ari kubyangiza, ndetse niba ari aho atagera, niba ari ibitaramo agomba kuorganiza akavuga niba nzajya gukora igitaramo bantumiye gukora igitaramo Dar es Salaam, Nairobi, i Burayi na hehe, urumva uwo nguwo niwe uba umufasha gushaka amaviza, gushaka ibyangombwa, kugira gute, kuvugana n'abahariya muzakenera iki, wakaba ari mu marepetisiyo ategura n'ibindi n'ubugingo bwe n'iki, ariko hari umuntu umuhagarariye muri za nyungu ziwe, ndetse akaba ariwe bagirana n'amakontra mu buryo n'ubundi. Irindi somo ushobora kwiga noneho gucuruza ibihangano, haba kuri murandasi cyangwa se mu buryo butari bwa murandasi. Mu cyongereza bavuga ngo online selling cyangwa se offline selling. Ni ukuvuga ngo gucuruza ibihangano kuri murandasi cyangwa n'ahandi. Noneho rero gucuruza ibihangano ushobora kwiga uko babicuruza. Mbere kera korari yakoraga indirimbo cyangwa umuhanzi, noneho hariho amakasete, noneho cyangwa se amadiske, noneho amasede atari yaza, noneho rero ukabona hari umuntu uri kujya akaza akakugurira, noneho bakajya bashyira muri gare, haba muri gare icyo gihe nk'abaga i Kigali, gare yabaga hariya mu mujyi cyangwa se n'izindi za gare, hari abana bari kugenda bacuranga amakasete, noneho wayishaka ukayigura ukazayijyana iwawe ukazayumva, interineti yari itaraza. Noneho rero ubwo buriya abantu bakoraga umurimo mwiza, babaga bari kwamamaza ubutumwa bikagera hose, ariko biri no kubungura. Wasanga mu masoko bari gucuruza, hari n'abantu byakijije cyane. Ubushize nababwiye ukuntu nayoboraga korari yo mu cyaro, ariko twamara gufata indirimbo wasanga turi gushaka umuntu hano i Kigali uzayigura iyo kasete, akagura icyo bita master, iyo kasete iri master. Noneho rero wakazayijyana mu Bugande akayidaboringa, akayitubura, agakoramo izindi nyinshi, akaza ari kuzigurisha. Hari abantu byakijije, byagiriye umumaro, byateje imbere mu buryo n'ubundi. Korari rero nawe ubushobora umuririmbyi umwe cyangwa korari ugashyira aga selling point nka kuriya MTN igira ahantu bagurishiriza amayinite, nawe ukaba ushobora kugira selling
point, niba ari imbere y'urusengero rwawe, niba ari ahantu umuntu ucuruza muri library, niba ari umuntu ufite alimentation akagushyiraho akantu azajya gucuruza ibihangano byawe, noneho ugasanga dufite alimentation runaka ariko hari n'agakwen ahantu runaka bacuruza ibihangano bya korali runaka, mukajya mumenya gushyiraho selling point z'ibihangano byanyu kugira ngo mwe kujya mutanga amafaranga muri studio gusa ariko amafaranga ntabagarukire. Ere gushobora kujya muri gare ahantu runaka, ushobora kumvikana na agence de voyage ahantu runaka, noneho niba ari Matunda, niba ari Omega, niba ari Volcano, niba ari iki, n'uburyo bwinshi byo twakwiga. Nawe uragenda ugire gutekereza urebe ukuntu wajya ukwiga gucuruza ibintu ibihangano, nuko mu buryo n'ubundi kugira ngo haba kuri murandasi rero n'uburyo kibashyira kuri internet, haba kuri YouTube, haba ku zindi mbuga nkoranyambaga, noneho haba no ku zindi platform cyangwa se izindi mbuga za murandasi zicuruza ibihangano, niba ari Samsung, niba ari iTunes, niba ari n'izindi nyinshi cyane, ahandi hantu henshi hatandukanye bacuruza ibihangano kuri murandasi. Noneho rero ushobora kwiga uko kwamamariza abandi. Noneho niba uri umuhanzi uzwi, hari abantu bagukurikira, burya umuntu ashobora kuvuga ati ndashaka kwamamaza, ugahitamo, birumvikana wowe uri umuhanzi ntabwo uzajya kwamamaza inzoga n'itabi, ariko ushobora kwamamaza ibintu bikorwa by'abantu bikabagirira umumaro kandi nawe bikakugirira umumaro, kuko uba wiga kwamamaza ibikorwa abandi bakabifata ibintu nk'ibyo. Noneho rero ibyo ni ibintu bishobora kuguzanira amafaranga nk'umuhanzi cyangwa se nka korali runaka, ndetse bikagufasha mu ivugabutumwa, bikatuma utazajya usabiriza, ahubwo nawe ushobora kwiteza imbere. Noneho hari ikindi ushobora kwiga cyangwa se ugakora ka business ko gucuruza ibikoresho byose nkenerwa muri korali, uhereye ku migozi, uhereye ku twa eponge cyangwa no mu muzika rusange, imigozi ya gitari, insinga za gitari, amaposhete, ushobora gukora utuntu tugendana, udukapu, uduki twose twa otokora, uduki tugendana na muzika, gukora udutabo, gukora ibitabo by'indirimbo, kugira gute ibintu byose bigendana n'ivugabutumwa, bigendana n'iterambere rusange rya korali, imipira yanditseho korali, kugira gute gucuruza ibikoresho byose nkenerwa muri korali no muri muzika muri rusange. Nuko noneho rero ukazagera kuri indi terambere, gucuruza amaspeaker, ibizakenerwa, amalectori, iki byose bigendana na muzika. Noneho rero ushobora kwiga muri aya masomo turi kubigisha, ushobora kuvuga ngo ngiye kwisispecializa kuzajya mpimbira abandi indirimbo no kubandikira indirimbo. Nagira mbabwire ngo hano mu Rwanda hari abantu ibyo bitunze, yiga gusa akora ikintu cyo guhimbira abandi indirimbo, bakaza bakazimuha, niba uhimbira korali, niba uhimbira umuhanzi runaka cyangwa se kubandikira indirimbo, ukamenya kuzaranja. Aha akenshi binagenda nabara bigisha muzika, ariko ushobora no gukora uyu mwuga wonyine gusa, ukaba ufite cabinet rwose nk'umwavoka ushinzwe guhimbira abantu indirimbo, ushinzwe kubandikira indirimbo. Aha bikunda kugendana na babandi batoza amakorali hirya no hino, ndetse ukavuga uti korali yawe ngiye kuyizamura mere nk'umutoza, nk'uko abatoza bapatanira ikipe y'umupira bakayizamura ivuye muri division ya gatatu ikazagera mu cyiciro cya mbere ndetse igatwara ibikombe, niko na korali ushobora kubona ahantu iri hariya rwose, ukayivana ahantu mu giturage, ukayitoza neza, ukayimenyekanisha, ukayizamura, ukayijyana muri studio, bagakora indirimbo, ukazikosora mu majwi, bikakosora mu rurimi mu kinyarwanda cyiza, ugakosora amagambo, ukakora arrangement vocal, arrangement instrumental mu buryo butandukanye. Noneho warangiza rwose ukagira gute, ukaba uwo muntu w'umutoza w'amakorali hirya no hino, ibyo bikakugirira umumaro. Urubyiruko rwinshi muravuga ngo mwabuze akazi, ariko niba mufite umuhamagaro wa muzika rwose ntabwo ushobora kuburara, bishobora kukugirira umumaro. Ariko nawe mukamenya ngo za korali hari umuntu koko ufite ububasha n'ubushobozi, nawe ukaba warimenyekanishije, nawe ukaba warabiprovye bigaragaza ko ubizi ibyo bintu, noneho abantu bakagukenera, bazakwishyura, ubone ukubaho, kandi n'uwo murimo w'Imana ushobora kuwukora. Nuko noneho rero ibyo binagenda nyine na bya nababwiye byo gutunganyiriza abandi muzika yabo, gukora arrangement y'ibicurangisho bw'incurango, gukora arrangement vocal, gukora abandi amajwi y'indirimbo muri vocal arrangement, ibintu nk'ibyo. Noneho rero ushobora kandi no kuvuga ngo ngewe nzajya ncuranga ahantu hatandukanye, cyangwa se ngiye kuririmba ahantu hatandukanye. Ibyo nabyo bikakuzanira amafaranga. Nko mu bihugu bindi byateye imbere, hari naho ushobora gushyira gitari hariya ku muhanda, noneho wacuranga, abantu ntabwo kuba ari ugusabiriza, abantu baba bizi, baha agaciro muzika, baha agaciro n'umunyamuziki. Nta muntu utambuka atumvise cyangwa agire ikintu ashyiramo, noneho rero akwankuraje, agutera umwete, none ushobore gukora.
ku buryo ibyo bintu byakubeshaho. Ino twe tugira isoni tukumva ndetse ntabwo biri mu muco wacu, ariko uko u Rwanda rugenda rutera imbere natwe bizaza. Noneho rero ushobora kugenda ugashinga akantu imbere ya hoteli, imbere aho wabisabiye uburenganzira, imbere aho abantu bahurira udateje umutekano muke wabisabiye uburenganzira, noneho byaba ngombwa ukishyura imisoro cyangwa se icyo bisabwa, nk'uko n'amakiyosike ya kampanyi za telekominikasiyo zibikora, nawe ukagenda ukajya ahantu. Nuko rero ariko ushobora no kubikora harimo no mu murimo w'Imana, ukajya mu bitaro. Najyaga mbikora ngakora ibyo bita music therapy, gucurangira abarwayi. Nuko ubu ntabwo nabishyuzaga, nta nubwo natekerezaga ko hari icyo bashobora kumpa, ariko nabibonagamo umugisha w'Imana. Nkazumva hari umuntu ati waje kundirimbira ndi mu bitaro narakize, ndetse wajya kubona ukabona hari icyo Imana imukoresheje igihe ntatekerezaga, kuko ibyanjye ntimuzanyishinge, igihe mbikora mfitanye kontra n'Imana, nuko mpembwa mu buryo butari direct, cyangwa se Imana impemba kuko ndi umukozi wayo. Umukozi wese arahembwa, ntimuzabyitiranye. Ariko ndi gushaka kubwira ngo hari ukuntu umuhamagaro wa Orienta ku buryo rwose uba udafite icyo upfa n'Imana, n'umuhamagaro wawe n'impano yawe utavuze ngo ni ukuyigurisha, utavuze ngo ni amafaranga ari mu mutwe wawe, ahubwo ukabikora kandi bikaguteza imbere bikakubeshaho mu buryo n'ubundi. Hanyuma rero ushobora kuvuga uti ndajya gucuranga muri resitora. Ubu nonaha dufite amatorero na za kiliziya bafite amahoteli kandi badakoramo ibikorwa by'urukozasoni cyangwa se bibangamiye imyizerere y'abantu. Ushobora kuhajya ukahacurangira indirimbo z'Imana. Ibyo bizaza bikakugira umumaro mu bukwe bw'ahantu. Wabonye ko abacuranga indirimbo barabishyura muri budget y'ubukwe, babishyiramo. Niba abantu baje gusaba, niba abantu baje kugira gute, ibyo byose hari icyo bazaguha. Burya nayo ni business, burya nayo bitunze abantu mu buryo n'ubundi. Iyo ufite indirimbo nziza rero baragukenera ndetse bakakwishyura. Ntabwo uri kugurisha impano, ahubwo kiba ari ikintu kigufasha kugira ngo nawe ukomeze umuhamagaro wawe. Kandi nawe uri kunyumva, utari umucuranzi, utari umuririmbyi, utari umunyamuziki, nawe menya gushyigikira abahanzi mu buryo butandukanye. Menya gushyigikira aba bantu kugira ngo bibateze imbere. Ibyo bintu mvuze rero, ibizo nyigisho n'ayo masomo nkakubaza ngo ni ibihe bintu by'ingenzi imyuga itandukanye cyangwa se ibintu byo muri music business ushobora gukora bikaguteza imbere muri gospel music cyangwa se niki. Iyo myuga yose navuze n'ibindi ntavuze, nawe uzamenye kubitondeka ku rupapuro, kuko ubu hano ni nkaho ndi kwigisha abanyeshuri. Navuze kwigisha muzika mu buryo butandukanye, kwa kuririmba no gucuranga. Navuze kwiga gusana ibikoresho no kubibungabunga, repairing and maintenance. Navuze gukora sound, gukora sonorisation, nuko kuba umu sound technician no kumenya kwinstall ibikoresho, gukora indirimbo muri studio, kuba music producer, kumenya gukora amashusho, aba video makers, sibyo. Noneho rero kumenya gutegura ibitaramo, aba event organizers, kumenya guhagararira inyungu z'abahanzi na korali, kuba aba managers, kumenya gucuruza ibihangano, kumenya online na offline sellings. Ushobora no gufungura nawe urubuga rwawe rucururizwaho izo ndirimbo bikakugira umumaro, hakajya hagira pourcentage zizi wawe n'izindi pourcentage zijya kuri wa muhanzi, nawe bikaguteza imbere, nawe bikamuteza imbere. Nawe ukamenya ukuntu ugenda ubyohereza hirya no hino, cyangwa se ugashyiraho selling point abashaka ama CD n'ibindi n'ama flash disk biriho mu bundi buryo butandukanye. Ushobora gukora marketing, kwamamariza abandi ukoresheje ubwo buryo. Ushobora kumenya gucuruza ibikoresho byose nkenerwa, ni materiel cyangwa se equipment zigendana na muzika muri rusange. Utuntu twose turi related. Ushobora no gukoresha na za autokora zanditseho amagambo n'utuntu two muri muzika ukatugurisha. Ushobora kumenya guhimba no kwandikira abandi indirimbo, gutoza amakorali hirya no hino, gutunganyiriza abandi muzika yabo, gukora arrangement mu buryo bwa instrument, kubacurangira, kubakora arrangement musical cyangwa se gukora vocal arrangement. Ushobora gucuranga ahantu hatandukanye no kurimba ahantu hatandukanye, na korali meme ikagitumirwa mu bitaramo bitandukanye ikagenda igakora uwo murimo. Ibyo byose haba ku mihanda, mu bitaro, muri za prison, muri restaurant, muri hotel, mugakora outreach cyangwa se ku masoko cyangwa se n'ahandi mwakoze outreach, mugakora ama performance atandukanye. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuzana inyungu, abantu bakaza bakabatwerera. Mushobora gukora fundraising, niba wakoresha igitaramo abantu binjiye ari ubuntu washoyemo, ariko noneho ukamenya gukoresha fundraising nziza, abantu
abantu noneho bakagusapotinga ukabona korari yiteje imbere. Ariko burya no gukora fundraising birigwa, hari tekinike za fundraising, ibyo nabwo ntabwo nabona umwanya wo kubibigisha, ariko akenshi hari igihe muzajya gusenga ngo mana uzadufashe, ngo tuzabone abaterankunga, ngo tuzagire gute, ariko ukabona uri gusenga, ariko ukabona muri korari yanyu habuzemo n'ubwenge n'abantu bize kumanaginga neza ibintu, icyo bita choir management, kuko burya nabyo birigwa, nk'uko habaho gestion des coopératives, hakabaho gestion des entreprises, hakabaho human resources management, noneho rero burya habaho na gestion chorale, choir management, ukamenya uko uyijera, abantu barimo kuzababyaza umusaruro, uko uzabafasha mu buryo n'ubundi mu buryo butandukanye. Noneho rero muri iyi minota isigaye nagira ngo nongere nsubire gatoya muri bya biganiro twagiranye na wa mwene data Preston David Kwizera, umwarimu wa music business. Noneho ya masomo rero yiyongeramo kugira ngo uzamenye ibi bintu byose mvuze bizaguteza imbere, uretse biriya bigendana n'ibintu bya tekinike nko gucuranga, kugira gute, ibintu nk'ibyo. Ariko muri music business wowe uri umuhanzi, kugira ngo noneho rero bya bihangano byawe bishobore kujya ku isoko, noneho rero haba online cyangwa se offline, haba kuri murandasi cyangwa se n'ahandi hanze mu buryo butandukanye, nababwiye ibintu by'ingenzi noneho twavanye navana cyangwa se twavanye muri cya kiganiro twagiranye na wa mwene data. Ikintu cya mbere nuko uba ugomba kumenya kwikorera icyo bita artist portfolio. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kwimenyekanisha, kwizamura, kwikorera CV mu buryo n'ubundi. Noneho rero rwose kwimenyekanisha, yaba wowe muhanzi ku giti cyawe cyangwa se murimbyi ku giti cyawe cyangwa mucuranzi ku giti cyawe, na wa wundi utarimba ariko adacuranga. Nk'uwo mwana hari ibintu namusabye gukora, akajya ashyira twa instrumentale kuri YouTube cyangwa se kuri video, cyangwa akatwoherereza kuri WhatsApp, noneho abantu bakamukunda cyane. Ari utuntu duto tarengeje iminota 2-3 n'amasegonda ngahe, ariko abantu bakabikunda cyane. Nawe rero hari ibintu by'ingenzi uba ugomba kwiga, uba ugomba gukora icyo bita artist portfolio. Kumenya gukora artist portfolio nk'uko babitwigishije, harimo ikintu cya mbere cyo kwiga gukora biography. Biography ni ukuntu wikorera umwirondoro uhini, noneho ku buryo ushobora kuwandika haba ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ndaza kuzivugaho mu kanya, cyangwa se mu nyandiko runaka, ariko ku buryo abantu baba bakuzi, bakavuga ngo ni umuhanzi runaka, bakaba bafite ahantu bashobora kubona amakuru yawe. Biography ni ikintu cy'ingenzi. Biography ushobora kubikora kuri biography cyangwa se discography. Biography ni igihe bavuga ngo runaka yakoze ibi n'ibi, cyangwa se ikorari bakoze ibi n'ibi, ari ibintu biriho inyandiko, ni ba runaka babayeho gutya, batangiye igihe iki n'iki, ibintu nk'ibyo. Ariko noneho discography ni igihe uvuga ngo jyewe, noneho rero jyewe nakoze ibi n'ibi. Akenshi ukaba ufite urabona hari nk'igihe nk'umuhanzi aza ahantu cyangwa korari yagiye ahantu, ukabona abantu bakoze nk'udu flyers cyangwa se utubrochure cyangwa se utuntu tw'inyandiko ntoya bagenda badistribuwa cyangwa batanga ahantu hirya no hino, noneho ku buryo ushobora gucyura amakuru y'ingenzi. Ariko nanone ibyo ngibyo nanone biri ku cyo bita icya kabiri ugomba kwiga kumenya, ni bya bindi twise electronic press kit, EPK, electronic press kit, EPK cyangwa se press kit. Biba ari electronic kuko bijya online, bijya kuri murandasi, cyangwa se press kit nanone nuvuga ngo rero EPK nuvuga ngo ni ya biography ariko noneho yagutse, harimo amakuru yawe, harimo karandire yawe, harimo activities zawe uzakora, harimo indirimbo wagezeho uduce twayo ku buryo umuntu ashobora gukirikaho akabyumva. Noneho kuri bya bindi bitari electronic ushobora gukora agatabo karimo, noneho ugakora na CD ikubiyemo ibikorwa byawe byose, noneho ukagenda distribuwa abantu babigura cyangwa babahera ubuntu, cyangwa se nubikeneye ushaka ko mukorana akaba ashobora kukubwira ngo noneho nzanira EPK yawe. Noneho rero wayimuzanira, aho ni hahandi umuntu abona umwirondoro noneho wagutse n'ibikorwa byawe, kuko umuntu ashobora gukenera kugutumira cyangwa kugukoresha. Niba ari nko mu bukwe, ni izihe ndirimbo ufite zikora mu bukwe zivuga ku mugeni wa Yesu, ubukwe bushushanya iki n'iki, ibintu nk'ibyo. Niba ari nk'umuntu yenda habaye ibyago, tuzakenera indirimbo zivuga ku byerekeye ijuru, kwihangana, ibintu nk'ibyo, uko Yesu yanesheje urupfu, ibintu nk'ibyo. Hari indirimbo runaka ijya idufasha nuko gutyo. Noneho rero ukabona ni byiza cyane kugira ngo abo bantu bagire bate, abo bantu bagukunde cyangwa se bagukenere, kugira ngo muzashobore gukorana mu ubwo buryo bw'ubuhanzi.
ikindi ugomba kumenya muri artist portfolio batwigishije nuko ugomba kwiga gukorana cyangwa se gukorera kuri za social media. Ubu nonaha ibintu byaroroshye gukora kuri za social media. Ese ko byoroshye koko korari yawe ubu hano korari hamwe n'iterambere aho u Rwanda rugeze, mufite abantu bafite interinete, kuki mudafite YouTube channel, kuki mudafite Facebook page ngo abantu bamenye ibikorwa byawe? Erega burya ni n'uburyo bw'ivugabutumwa, ntabwo ari ugushaka kumenyekana gusa. Ubushize narababwiye ngo muri kino gihe cya lockdown nibwo nigishije abantu benshi muzika kurusha ikindi gihe. Kubera iki? Facebook yanjye nashyiragaho amasomo, ariko Facebook yanjye hariho abantu barenze 5,000 yaruzuye, biba ngombwa ko mfungura urundi rukuta. Noneho ubwo urumva rero iyo abantu bamenye za activities zanjye cyangwa bakabibona, mbibutse ko hari na Facebook page twafunguye yitwa abaririmbyi n'abacuranzi. Noneho rero abaririmbyi n'abacuranzi ushobora kujyaho kakora like kuri iyo Facebook page, ariko iyanjye isanzwe ni Aimable Nsabayesu. Noneho za activity nshyiraho mba nizeye ngo muri bantu 5,000 bankurikira ntihaburamo abantu 1,000 nuko. Ndetse no mu buryo bwa WhatsApp, abo nagiye nohereza inyigisho kuri WhatsApp no mu bundi buryo n'ubundi bakanshimira bakavuga ati byadufashije. Nuko rero bari hirya no hino ahantu batumva radio mu buryo n'ubundi byabagiriye umumaro cyane, ndetse ku buryo byanantwaye amafaranga make kuko kigenda ari gutega kugira ngo mbasange iyo bari cyangwa se bansanga iyo bari, ariko hamwe n'ikoranabuhanga hamwe n'imbuga nkoranyambaga ushobora kuzikoresha ibintu bikagenda neza. Noneho rero kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga, ndagira ngo ntere umwete buri muhanzi, buri muririmbyi, buri korari, mwese mumenye gukoresha imbuga nkoranyambaga. Harimo za Facebook, harimo za YouTube, harimo za Instagram, harimo n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Noneho rero nibi byose by'ama social media, ukoresha ama WhatsApp, ama Telegram n'ubundi buryo butandukanye nuko. Noneho rero ukaba ushobora gukoresha na murandasi, niba ari inama ushaka gukora, niba ari ama repetition, gukoresha za Gmail conference, gukoresha za Zoom conference n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, gukoresha za Skype wigisha abantu. Ushobora kuorganiza ubwo buryo bwose ukagera ku bantu benshi. Nimumenye gukora n'ikoranabuhanga. Ubu ndashima Imana iyo COVID-19 iba COVID-19 iyo iki cyorezo gitera hatari infrastructure zihageze z'ikoranabuhanga mu Rwanda, itorero ryari guhura n'ibibazo, ariko abantu bashoboraga gutura, bagashobora guterana, bagashobora koherezanya amasomo ya Bibiliya, bagashobora gusengana bakoresheje ikoranabuhanga, baba barebana cyangwa batarebana, bikagira umumaro. Bagakora ama video conference, bagakora ama call conference, byose byagize umumaro. Nshima rwose igihugu cyacu ko kigenda kiteza imbere. Reka rero natwe amatorero na za kiliziya, natwe ibyo bintu twe gusigara inyuma, ahubwo aba ariko tugenda tubikoresha, tubibyaza umusaruro mu buryo bw'Imana. Ikindi rero nuko ugomba kumenya kwikorera marketing ukamamaza ibikorwa byawe. Bwira umuntu ibyo ukora, bwira umuntu ibyo ushoboye gukora, bwira korari, bwira inshuti zawe, se aka karimbo murakazi ko araka korari yacu, aka karimbo kajye kagufasha. Erega burya nawe uburi amemuta bituma abantu bagukunda, bakakumenya, bakamenya n'ibyo ukora, ariko kandi bigira n'umumaro mu buryo n'ubundi. Noneho rero reba ukuntu byagufasha, noneho nawe urebe ukuntu wajya ugenda wamamaza ibikorwa mukora muri korari. Ikindi kintu twavuze noneho kizatugirira umumaro mu buryo bwa marketing, byo bikorwa kwamamaza ibikorwa bya korari cyangwa ibikorwa bya bikorwa mu buryo bwinshi butandukanye. Nuko ni bino mujya mukora mugashyira kuri za status. Ushobora kwamamaza ibikorwa byawe cyangwa indirimbo zawe cyangwa ibihangano byawe ukoresheje WhatsApp, ushobora gukoresha izindi mbuga nkoranyambaga, ushobora kujya kuri murandasi ufite urukuta rwawe, ufite se umuyoboro wawe kuri internet cyangwa se ku maradiyo, ukakoresha ibiganiro ku maradiyo, ukajya kuri za show zitandukanye, amaradiyo atandukanye, ukajya kuri televiziyo zitandukanye. Hari abahanzi nshima cyane rwose babikora, yamara agakora radio tour, agatuwaringa amaradiyo yo muri Kigali agenda, cyangwa se ama community radios kuri za RCA, radio zo mu ntara zikorana na radio RBA. Noneho bagenda muri za gospel Sundays, hahandi batanga ibiganiro bya gospel, bamamaza ibikorwa, bagira bate. Ntimuceceke rwose, musabe inshuro nyinshi, mukomange, babaha ibiganiro. Korari zanyu mu matorero n'amadini
atandukanye, nimushaka kwamamaza ibikorwa byanyu mwiceceka namwe kandi mutekereze muti isubu koko ni radio indirimbo yanjye nigize nsaba abanyamakuru ko bayicuranga, nigize nyimenyekanisha, nigize nsaba umwanya kujya kuri radio cyangwa kujya kuri televiziyo gukora ibihangano. Hari ababikora, ndabashimira cyane, mukomereza aho ngaho. Ubwo rero buriya nabyo bigereranywa na marketing, nka kwa kundi ubona hari abantu bari kugenda bazerera nako batembera bagenda hirya no hino bafite bati hano twebwe ducuruza isabune, hano twebwe tugira gutya. Iyaba twagiraga ubwenge mu by'Imana nk'uko n'abana b'isi bazi ubwenge mu byabo, bazi kubyamamaza, twagera ahantu kure cyane, twagira ahantu kure cyane, twagira ahantu kure cyane. Reka twamamaza ubwami bw'Imana mu byo dukora bimenyekane. Ibyo rero nibyo nagereranye nicyo nakwita marketing. Noneho rero ikindi twasozerejeho tuzakomerezaho mu kiganiro tukirambuye cy'ubutaha nibyo bita music production. Music production rero ni ibintu biva kuva wowe ugitangira uriwe. Nabahaye urugero umuntu wakuriye iriya hafi ya Kongo ukazazamuka mu ishyamba rya Nyungwe ukazamuka ukajya muri Kigali, noneho ugakora ubuhanzi cyangwa uburirimbi cyangwa korari watanye cyangwa iki, mukazamuka noneho rero noneho kugeza igihe mugeze ku gihangano runaka. Hama rero aho rero niho hariho noneho no gusohora igihangano, yaba indirimbo cyangwa incurango, ibyo byose. Ariko kugira ngo byitwe music production uvuga ngo kubyaza umusaruro noneho rero ibihangano byawe no kubishyira hanze, aho niho hari ya mategeko. Mushobora kujya rero kuri Google mukareba icyo bita intellectual property laws, amategeko agengana n'umutungo mu by'ubwenge. RDB Minicom irayafite, ntimuzayambaze aho ngo ninyaboherereze, ahubwo nawe jya kuri Google uyarebe rwose muri PDF, muri document ya PDF, cyangwa urebe wo muririmbana cyangwa mukorana umurimo w'Imana ugufasha kuyashaka. Noneho rero uyibikeho, uyasome, umutungo mu by'ubwenge. Kuko hari abantu mu byita ngo nugushishura, bafata indirimbo z'abandi cyangwa indirimbo zo mu mahanga, bariya bo bafite ikintu kiranga indirimbo zabo, baba barazandikishije. Kandi natwe RDB yatangiye kubikangurira amakorali n'abahanzi muri rusange ko bagomba kwandikisha ibihangano byabo, noneho kugira ngo bibagirire umumaro kandi he kugira n'undi byitirirwa. Nuko mbabwire ko hari amategeko agenga ibyo, tuzabivugaho, tuzabikomerezaho ubutaha, kuri babandi baririmba indirimbo z'abandi batabifitiye uburenganzira, kuri babandi bashishura indirimbo z'abandi batabifitiye uburenganzira. Igihugu cyacu kiri gutera imbere, ahandi mu yandi mahanga baguca fine cyangwa se amande y'amadolari n'amadolari menshi cyane, ugasanga biteje ibibazo. Ni byiza rero kugira ngo tumenye ya mategeko agenga abahanzi, copyright na intellectual property right. Noneho rero kugira ngo tubimenye, noneho ibindi tuzakomerezaho ubutaha ni ibirebana n'ibyo bita creative entrepreneurship, nabyo twavuzeho, tuvanimwe amasomo y'ingenzi arebana n'icyo kintu, uko bakora business plan, uko bakora proposal, uko bategura imishinga, uko bakora ibyo bita business strategies, uko ushobora gukorera korari imishinga itandukanye, uko ushobora gukorera nawe ubwawe uri umuhanzi ugakora utuntu tukungura tugendana n'ubuhanzi bwawe muri gospel, mu ndirimbo zawe, mu bihangano byawe, kandi bikazakugirira umumaro. Noneho rero n'izindi za kontra zirebana, niba ushaka kuririmba indirimbo y'abandi, kuyikora performance, niba ushaka kuyisubiramo, niba ushaka kuyaranja, niba ushaka kuyicuruza, amakontra atandukanye abahanzi bagirana na ba nyiri indirimbo cyangwa se hagati yabo, kugira ngo bashobore gukorana, noneho bwa buhanzi bwabo, bwa buririmbyi bwabo, bwa bucuranzi bwabo muri rusange, ya muzika mu buryo bwagutse izashobore kubateza imbere. Imana ibaha umugisha. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nicyo nari nifuje ko tuvugaho kuri gospel music business. Noneho ariko nongere mbibutse ngo nanone ntabwo twebwe bo muri gospel tuba turi money oriented, nuvuga ngo dufite mu mitwe ko ari cyo dushyize imbere, ahubwo bizi inyuma, ahubwo turi aba soul winners. Ariko nubwo turi aba soul winners, burya n'itorero na kiliziya n'iki muri rusange bakenera ibikorwa by'iterambere, kandi byose bikorwa n'amafaranga. Niyo mpamvu rero natwe tugize umugisha bikaduteza imbere, tukiteza imbere, tukunguka ubundi bwenge n'ubumenyi n'irindi terambere, dukoresheje Imana yaduhaye, ndetse n'abandi batwumva nabo bigirira umumaro, nabo bakadutera inkunga bakadufasha, byara ibintu byiza. Wowe rero umuhanzi, nakubwira iki, usubiremo aya masomo, Umwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu agufashe gusobanukirwa neza no kumva ibyakugirira umumaro. Ndagusengera kugira ngo waguke mu bitekerezo, waguke witeze imbere aho uri mu cyaro, waguke witeze imbere aho uri mu mujyi, we kujya ugenda rwose wumva waraburaniwe, ahubwo umenye ngo izo mpano Imana yagushyizemo n'ubwo bushobozi n'ubwo bumenyi, iyo ni investissement, ni igishoro gikomeye cyane, ushobora kubyaza umusaruro ukabikora neza mu buhanga no mu bumenyi no mu buryo bw'umwuka na roho, kandi ukiteza imbere, umuhamagaro wakaza guteza imbere. Dufite
abavugabutumwa, abapasiteri, abaririmbyi bakomeye bafite n'ama private jet mu bindi bihugu byateye imbere, bafite amasitasiyo ya za televiziyo zateye imbere, bafite amasitudiyo akomeye yateye imbere. Ibyo rero nta handi babivana, nuko ni bwa buryo bwabo ko baba barize muzika neza, noneho bakayikora neza ikabateza imbere, kandi n'ivugabutumwa rigakora. Ikindi nababwira, ntabwo ngewe nshyigikira ngo industry ya gospel music. Industry ya gospel music yego biriho, kuko ni uruganda, kuko ni ihuriro duhuriramo n'abahanzi muri rusange, ariko ngewe nshyigikira ko iba industry ariko ikaba na ministry. Mbere na mbere rero ni ministry mbere yuko iba industry. Banza ushyire mu mutwe ko ari ministry, urimo urakorera Imana, kandi uwaguhamagaye akagushyiramo iyo mpano ntayishyiremo ibya muziki byo hanze n'ibindi. Noneho menya uko mugendana, umugisha inama, Umwuka Wera Roho Mutagatifu akongorere, akubwira uko witwara, uko wifata, bizakugirira umumaro muri rusange. Umenye uwo ukorera, umenye kandi ko n'ibyo dukora hano ku isi igihe kimwe tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza tukabimurika tugeze imbere y'Imana. Wirinde rero ibyagushyira mu rubanza, ahubwo umuhamagaro wawe n'impano yawe bikoreshe neza, kandi ndakwifuriza ko byaguteza imbere bikagufasha no mu buryo buzima, mu bw'ubuzima busanzwe, kuko roho nzima iba igomba gutura mu mubiri muzima. Imana ibaha umugisha, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kugubwa neza, mbifurije amahoro n'amahirwe, mbifurije gutera imbere iterambere ryuzuye. Tuzongera guhura ubutaha n'ubundi kuri aya masaha, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.